abuje wangaha ntago aduhemba ari uko twazanye abayobozi twavugisha induru, twazanye abayobozi baje benda no kumujyana kumufunga nibwo abishyura. Aha turi ni mu karere ka Rwamagana mu mudugudu wa Cyeru mu kagari ka Mbandazi nk'uko mubibona turi ahibwe inka zisanga 5. Ni mu gihe umushumba waragiraga inka zigera mu 10 ari umwe, hano hakoraga abashumba 5 yahuye inka muri rusange harangije yataha inka 5. Ni mu gihe inka zigera muri izindi 5 yazigurishije kugira ngo yihembe. Amakuru twahawe na bamwe mu baturage cyangwa mu bakozi bakora uko mabuja wabo atabahemberaga ku gihe, ariyo mpamvu uwo mushumba yagurishije izo nka 5 kugira ngo ahembwe muri rusange. Ni mu gihe nyirabuja yaramugezemo amezi asanga 5 atamuhemba, umushumba rero ahitamo kwihemba agurishije inka muri rusange. Rero reka turebe umwe mu bashumba cyangwa umwe mu bakozi ba hano kugira ngo aduhe ubuhamya turebe ukuntu byagenze. Aha turi mu karere ka Rwamagana kugira ngo tubagezeho amakuru meza. Turi hibwe inka zirenga 5 mu gihe habaga inka zigera muri 15. Ubu ngubu inka zibwe ni mu gihe boss wa hano cyangwa umuntu uyobora abantu yanze kubahemba barangira bihembye. Wadusobanuka tubwira uburyo ki byagenze? Mwiriwe cyane umva ahangaha nyine nkuko mubibona hari inka nyinshi, murabibona hari ibiraro byinshi, hari inka zigera muri 15, hari abakozi nka 5 bazahirira bakazikama, ndetse nyine zatangaga umusaruro mwinshi. Mu gihe umukozi umwe witwa Claude yagiye arazimanura agiye kuziragira, aragenda zigeza hari hepfo mu gishanga araragira nkuko ngahura n'abakobwa baraza barabaganira, ariko ikintu cyaje kutubabaza twese tukinamushakira, yafashe inka zigera muri 10 arazijyana, arangije izindi arazisiga. Tugomeje kumushakisha ariko amakuru dufite nuko ngo mabuja yari yaranze kumuhemba agahita akuramo izo nka akihemba. Nyine dukomeje kumushakisha. None se musore, no kuvuga ngo hano hari inka zirenga 10 muri rusange cyangwa hari inka zirenze 10? Zari zirenze 10, zageraga muri 15. Noneho mu gihe umujama uyu mukapa bamwita Claude mu gihe yahuye zino nka nago yazigaruye cyangwa yazahuye aravuga ati ubwo mabujanze kumpemba reka nkuremo nkeya n'ihembe izindi zitaye. Ese ubundi hagiye zinga yatashye zingahe? Urabona hari inka ibiri mu kiraro ikuriye izindi yitwa Kibamba. Igo ndabyumva. Yayifashe ayishyira imbere, afata izindi nka zigera muri 4 arayikubita zirayikurikira. Izindi ngo nyine umugore umudamu wari urimo guhinga hari hakurya niko yatubwiye ati niko yabibonye, aragenda arayikubita irazamuka nuko nyine. Ese ubundi buretse gatoya no kuvuga ngo hibwe zinga yagarutse zinga. Ndashaka kumenya umubare yagurishije kugira ngo nakomeza no gushakishwa abafite inka ari gushinzwa kugira ngo tubashe kuba twahamagara ubuyobozi rusange cyangwa duhamagara irondo ribafashe guhiga uno muntu. Biragusaba ngo utubwire muri detail kugira ngo tubafashe, kubera yuko ubu turi hano kugira ngo tubahe ubufasha. Mbega hatashye zingahe, hibwe zingahe? Hibwe inka 10, hataha inka 5. Ariko nyine mudukoreye mukadufasha. Yitwa Jean Claude, bo niba sinzi ahantu yabaga, mabuja nyine agenda bafata akabazana, ntanatubwira imyirondoro yabo, ariko izina twari tumuzeho ni Claude. Izo nka nyine yazifasha arazijyana, niba yazijyanye kuzigurisha, niba yazijyanye ntawe ubizi. Ko bivuze ngo inka yazigurishije muri rusange. Urakoze cyane amakuru no twashakaga kugira ngo duhereho kugira ngo tumenye ese uyu Claude koko mabuja yamuhembaga, ese mabuja yaramuri mideni, ese mabuja wiwe ajya yishyura abakozi muri rusange. Mwebwe arabishyura? Twebwe aratwishyura, reka twishyura natwe atwishyura ku bwa burembe, twenda kumuteza abayobozi. Ko numva ari atari. None se ubwo ngubwo urabitekerezaho iki cyangwa turabivuga iki? Nyine icyo twabafasha mwadukorera ubutabazi
Okay, it's okay. Reka nze mpamagara ubuyobozi kugira ngo budohereze irondo budufashe gushakisha zino nka zibwe cyangwa ku masoko atandukanye muri rusange. Ariko uyu mugore barakomeza bavuga yuko muri rusange nago ahembera abakozi be ku gihe. Twahamagaye mudugudu ku murongo wa telefoni gusa nago yabashije kuyitaba, nibwo twahitaga duhamagara mutekano yumvise ibintu bibereye mu mudugudu wa Cyeru mu kagari ka Mbandazi, yahise azayirukanka yumvise amahano abaye ku muturanyi, yahise afata abanyerondo bihuse barangije bajya gushakisha uyu muhungu wari wibye inka akazigurisha. Ni mu gihe uno muhungu yafashwe n'abanyerondo gusa babanje kumukubita, ndetse ndaje mbereke video yiwe bamufashe cyangwa ndaje mbereke video bamujyanye ku kagari kugira ngo akurikiranweho ibyaha ashinzwe byo kugurisha inka. Ariko nanone tumubaze n'icyamuteye kugurisha inka, cyangwa tumubaze nimba yazigurishije cyangwa atazigurishije. Binashoboka yuko yaba atazigurishije zikaba zamucitse muri rusange akagira ubwoba bwo gutaha, yarangiza agahitamo guhunga. Yari Kidasamura Movie, abanzi banzi ku izina rya Kidasamura Movie. Kora subscribe ukona umuyoboro wa Kidasamura Movie.